iki gipeti rero iki gipeti gwakita ngo Danidora ngo ni igihanzi niba gifite indirimbo yitwa gutyo ugera icyo kintu cyacanze iki gipeti cyahoze kibyina muri Moriox iki gipeti sinzi umuntu wagiye akijya mu matwara gishuka arakibwira ngo ngo urarenze ngo akibeshaho numveshe kiba kirivugishwa ngo ngengo mani ngo ngengo nabarya ibintu iki gipeti rero gifite ubwana mu mutwe cyambuye muri Moriox ngo ni igihanzi akushaho ririmbiye ko nta ndirimbo yawe ndawe ibipeti y'ibi ngibi rero bibaho babijya mu matwi bakabishuka bro babijya mu matwi Moriox ahantu irahazi iyi ni MJ challenge narababwiye ngo uko umunsi wira undi ugacya niko tugenda tumenya amakuru agiye atandukanye. Iyi nkuru ntabwo ari nshyashya cyane, ni inkuru ishaje ariko itamaze igihe kinini, ariko ndagusaba kuza gukurikira iyi nkuru yose ukamenya imva n'imvano y'uyu muhungu bita Danidora guturuka mu itsinda rya Moriox Kids, kumenya uburyo yavuyemo ndetse n'ubu ngubu uburyo bihagaze. Uyu muhungu bita Danidora ni umuhungu wakuriye mu itsinda rya Moriox Kids, ari umubyinnyi ariko ubu ngubu akaba yikorera ku giti cye, akaba akora ububyinnyi ndetse agakora n'ibijyanye n'ubuhanzi. Reka tubanze twumve uburyo Danidora bamufashemo hano hanze. iki gipeti rero iki gipeti gwakita ngo Danidora ngo ni igihanzi niba gifite indirimbo yitwa gutyo ugera icyo kintu cyacanze iki gipeti cyahoze kibyina muri Moriox iki gipeti sinzi umuntu wagiye akijya mu matwara gishuka arakibwira ngo ngo urarenze ngo akibeshaho numveshe kiba kirivugishwa ngo ngengo mani ngo ngengo nabarya ibintu iki gipeti rero gifite ubwana mu mutwe cyambuye muri Moriox ngo ni igihanzi akushaho ririmbiye ko nta ndirimbo yawe ndawe ibipeti y'ibi ngibi rero bibaho babijya mu matwi bakabishuka bro babijya mu matwi Moriox ahantu irahazi we wari wava mu karere utuyemo cara wige wowe abana. Uyu mupeti bamwita Danidora, uyu mupeti yakuriye mu itsinda rya Moriox Kids. Wakwibaza ngo ni iki cyaje kumuvanamo agatangira kumera nk'aho yikorera ku giti cye. Uyu mupeti byatangiye ucya. Uyu mupeti bwa mbere yatangiye ari muri Moriox Kids bakorana neza, aza gufungura ngo TikTok gato akajya ashyiraho utuntu tw'udufoto, nuko uyu mupeti ameze kubona ako TikTok kameze gukura kamaze kwishyika hejuru, umupeti ngo baba bakamukuriye mu maboko, gutyo umupeti ahita arakara, ahita avuga uti mvuyemo nzitunga nzibeshaho, Moriox Kids ndayisezeye. Nuko uyu mupeti yasezeye icyo bita Moriox Kids, ariyo mpamvu akomeje gusohora indirimbo nyinshi cyane ameze nk'aho abwiriramo Moriox Kids. Ni ukuvuga ngo uyu mupeti yamaze kuva muri Moriox Kids, nk'uko mwabyumvishe uyu mupeti ni abantu bamugiye mu matwi, dore ko nawe yari ameze kumva ko ashoboye kandi yanakora ku giti cye cyo wenyine. Uyu mupeti bivuze ngo yari amaze kwiyumva birenze cyane, kandi baravuga uti uwagucukije uba ugomba kumwubaha. Uyu musani yaje kubahuka, manager wo muri Moriox Kids aza kumwereka ko bishoboka byose ko yakwimanaginga, nuko uyu mupeti yaje kuva mu byo bita muri Moriox Kids. None dore Moriox Kids uburyo isigaye imeze, uburyo isigaye ihagaze, ni timu ngari ndetse inakora neza bya hatari. Nuko abantu bameze kugenda ku mbuga nyinshi cyane bakurikirana umupeti bita Danidora, bavuga uti uyu mupeti umuntu wamushutse yaramuhamije. Uyu mupeti kenshi cyane bakomeje kumucyurira ku mbuga bamubwira uti ahantu Moriox Kids zigeze wowe uzahagera ushaje cyangwa se upfe utanahageze, kubera ko wanze kubaha, wanze kumvira manager wa Moriox Kids. Dore nguko amakuru y'umusani bita Danidora wakuriye muri Moriox Kids, imva n'imvano yo kuva mu timu ngari ya Moriox Kids ni uko byagenze. Uyu mwana bita Danidora yanze kugira ute ngo yanze kumvira uwo bita manager
wabo wo muri Moriox Kids, nuko biherako amusezerera aramubwira uti nta kibazo genda. Niho mpamvu mwabonye saga nyinshi cyane uyu musani ameze gusuka muri Moriox Kids yaravuze uti bamwatse TikTok ye. Nk'uko nawe uri umumanager ntabwo nk'abana bose wababwira uti buri wese ngo afungure TikTok, ahubwo uri nka manager icyambere aba ari ugukorera hamwe, kandi ngira ngo Moriox Kids uburyo ikoramo ibintu ubona ko ari ibintu byiza cyane kandi bisa neza iyo bari hamwe as team. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe, ubundi niba uba wakunze amakuru tugenda tubahereza uze gusiga muri komenti andi makuru twaguhereza. Iyi yari MJ Challenge, see the vibe of Moriox Kids. Indi nkuru yo muri Moriox Kids ubu ngubu ni uko batari mu gihugu, bagiye kumara ibisaga ibyumweru 2 bari hanze. Ni ukuvuga ngo bamaze ibisaga ibyumweru 2 bari hanze muri tuwa zigiye zitandukanye. Iyi yari MJ Challenge.